Pawulo amaze kwakira Yesu yahombye ibyamugiriraga akamaro, arabihomba. Uburyo wabagamo burahinduka, imico itangira kuba mishya, abantu batangira kubona impinduka utiwuvuga. Tugira abantu baperezanta agakiza bafite, ntabwo impinduka baziperezanta, ntabwo impinduka bazivuga ngo wiga uvuga ngo ubu ndakirijwe. Uwo ni umwuka wateye mu biyita abarokore. Ariko no, biravuga ngo nubwo babasabya nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza bibatere guhimbaza Data wo mu ijuru. Ntabwo ari amagambo yanyu bazumva, ahubwo nibabona imirimo, nibabona change yabaye kuri mwe itandukanye n'iyabo, bizabatera guhimbaza Data wo mu ijuru. Tugiye kuganira, ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko ivuga ngo impinduka ziba iyo umuntu amaze kwakira agakiza. Bene data, uyu munsi turaganira ku nsanganyamatsiko ikomeye cyane igira iti impinduka ziba iyo umuntu amaze kwakira agakiza. Abantu benshi bavuga ko bakirijwe, ariko ikibazo ni iki? Ese hari impinduka zigaragara mu buzima bwawe? Ni ikibazo. Abantu benshi bavuga ko bakirijwe, ariko ikibazo ni iki? Ese hari impinduka zigaragara mu buzima bwabo? Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 5 umurongo wa 17 haranditse ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba abaye icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Imana ishimwe. Iyo umuntu yakiye agakiza, imbuto ya mbere imuranga ni uguhinduka. Imbuto ya mbere imuranga ni uguhinduka. Agakiza nyakuri ntigasiga umuntu uko yarari, ahubwo gasiga impinduka. Inkuru ya Zakayo ubwo yakiraga umwami Yesu, abantu batangajwe n'impinduka ze, batangira kwibaza icyo yabaye. Abo yambuye akabasubiza amafaranga yabambuye, ndetse akabakubira inshuro. Bigaragara ko Zakayo wa kera n'uwari wakiye Yesu bari batandukanye. Iyo umuntu yakiye agakiza, ikintu cya mbere kimuranga ni impinduka zimugaragaraho, haba mu mutima ndetse n'inyuma bikagaragara. Kuvuka ubwa kabiri, Yohana 3:3. Yesu aramusubiza ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atazabasha kubona ubwami bw'Imana. Imana ishimwe. Nikodemo aramusubiza ati mbese umuntu yabasha ate kubyagwa akuze? Yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyagwa? Yesu aramusubiza ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Inshuti bene data, ahangaha Nikodemo kubera ko atarari gusobanukirwa, yumvaga ko kubyagwa bwa kabiri ari ugusubira mu nda ya nyina. Ariko icyo Yesu yamubwiraga ni ukugaragaza impinduka mu buryo bugaragara, haba mu mutima ndetse no mu buzima busanzwe, ku buryo abamubonye bose bamubonamo imbuto idasanzwe. Imana ishimwe. Bamubonamo imbuto idasanzwe.
agakiza ni ukuvuka bwa kabiri, ni ukuvuka bushya, si ukwiyongera mu byo wari usanzwe ukora, ni uguhinduka kw'imbere mu mutima. Imana ishimwe. Munyarwanda we yaciye umugani aravuga ngo akuzuye umutima gasesekara ku munwa. N'agakiza iyo kabashije kuba mu mutima w'umuntu kakamuhindura, kabasha no guhindura imyitwarire n'imigendere n'imivugire ye n'imyicarire, byose bigahinduka. Imana ishimwe. Nk'uko umwana avuka akagira ubuzima bushya, niko n'umuntu akizwa atangira ubuzima bushya mu mwuka. Ntushobora kuvuka ubwa kabiri ngo ugume mu buzima bwa kera. Ntushobora kuvuka bwa kabiri, ntushobora kwakira umwami Yesu ngo ugume muri bwa buzima bwa kera. Nubona umuntu akubwira ko akirijwe ariko akaba agikora ibya kera, uzamenya ko uyu muntu akubeshya. Kimwe mu bintu bibaye umuntu yakiye agakiza ni ukuva mu bya kera akinjira mu bishya. Imana ihabwa icyubahiro. Iyo ukijijwe, ibyo wakundaga birahinduka. Iyo ukijijwe, ibyo wakundaga birahinduka. Pawulo yandika amagambo akomeye, aravuga ngo ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo kubwo kuronka ubutunzi butagira akagero, aribwo gutunga Kristo Yesu. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Umuntu wakundaga ubusinzi arabireka, ubujura cyangwa ubusambanyi abivamo, agasigara atanga ubuhamya abwira bagenzi be bari bamuzi nk'umusinzi, bari bamuzi nk'umujura, bari bamuzi nk'umusambanyi, akagenda abaha ubuhamya akavuga ngo dore njyewe runaka nakoraga ibi n'ibi n'ibi. Muri ibyo iravuga ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe, jya uhamya mu bandi ibyo yagukoreye, usaba n'Imana bayishuriwe Yesu, bahabwe ubwo buntu wahawe nawe. Imana ishimwe. Iyo umuntu yakiye Yesu yanga icyaha. Dusome urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3 umurongo w'9, twumve icyo havuga. Iyo umuntu yakiye Yesu yanga icyaha. Aravuga ngo umuntu wese wabyawe n'Imana nakora ibyaha, kuko imbuto yayo iguma muri we, kandi ntabasha gukora ibyaha kuko yabyawe n'iki? N'Imana. Igihe tugezemo ni abamamaza agakiza ko ku munwa, ariko agakiza ko guhinduka karabuze. Umuntu wabyawe n'Imana nakora icyaha. Ni gute abantu bihamiriza ko babyawe n'Imana, buzura umwuka wera, bakayoborwa n'umwuka wera, ariko bakanga kureka icyaha cyangwa ibyaha? Ikibazo gikomeye. Ikibazo gikomeye kandi cy'ingutu. Umuntu yanga icyaha iyo yakiye Yesu. Iyo umuntu yakiriye agakiza, icyaha kiramubabaza, umutima umucira urubanza, atangira kugaragaza ukubaho gushya. Iyo umuntu yakiriye agakiza, icyaha ntabwo kiba kikimunezeza.
kiramubabaza, umutima umucira urubanza. Ntabwo bivuze ko atazongera gukora icyaha, ahubwo ntakibaho mu byaha nk'uko yabagamo mbere. Yabivuyemo, arabyirinda. Birashoboka ko yabigwamo ariko ntabikora, ntabigambirira. Iyo umuntu yakiye agakiza, Imana ishimwe. Ikindi cya kabiri, umwuka wera aramuyobora mu kuri kose. Zaburi ya 42 umurongo wa mbere. Nk'uko imarakasi yahagizwa no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kwifuza no kukwifuza Mana. Iyi ni zaburi ya Dawidi. Yavuze ngo nk'uko imarakasi yahagizwa no kwifuza imigezi. Iyo umuntu yakiye agakiza, kimwe mu bintu bimuranga ni ukwifuza gusenga, ni ukwifuza ibihe by'umwuka, ni ukwifuza mu bikari by'Imana. Dawidi aravuga ngo nk'uko imarakasi yahagizwa no gushaka no kwifuza imigezi ishaka amazi yo kunywa, ifite icyaka, ngo niko n'umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza Mana. Haleluya. Umutima wanjye ugirira Imana inyota, Imana ihoraho. Nzaza ryari ngo ngaragare mu maso y'Imana. Haleluya. Uyu ni Dawidi ubivuga. Aravuga ngo umutima wanjye ugirira Imana inyota. Ese wowe nubwo wakirijwe, umutima wawe ugirira Imana inyota? Wumva ushaka kuba mu bikari by'Imana? Wumva wifuza gusenga? Dufite abantu bifuza gusengerwa ariko batifuza gusenga. Dawidi umutima we wifuzaga ibikari by'Imana, wifuzaga gusenga, wifuzaga kuba bugufi bw'Imana. Imana ishimwe. Iyo umuntu yakiye agakiza, agira umutima ushaka Imana, agira umutima ukunda mu rusengero, agira umutima ukunda. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Imana ishimwe. Iyo umuntu akirijwe, ashaka gusenga, ashaka gusoma Bibiliya, ashaka kuba hafi y'Imana. Imana ishimwe. Iyo umuntu akirijwe, ashaka gusenga, cyo ni icya mbere. Ashaka gusoma Bibiliya, cyo ni icya kabiri. Ashaka kuba hafi y'Imana. Imana ishimwe. Nko kumva, ushaka kumva indirimbo zihimbaza Imana, aho kumva izindi zidafite ubutumwa bwiza. Wumva ushaka kumva ibihimbano by'umwuka, wumva ushaka kumva ibintu bigaburira umuntu w'imbere. Ntabwo wifuza kumva ibintu bigaburira umubiri, wifuza kumva ibintu bigaburira umuntu w'imbere. Ariko ibyifuzo by'umubiri ntabwo uba ukibyitaho, uba wabitaye, utakibyifuza. Imana ishimwe. Uwo ni umwuka, uwo ni umwuka ukora muri wowe. Iyo umuntu yakiye agakiza, umwuka wera araza akaba muri we, akamufasha. Imana ishimwe.
ikintu cya mbere umwuka wera gukorera ni ukwera imbuto z'umwuka, ku buryo n'ukubonye wese abona wera imbuto z'umwuka. Abagalatiya ibice 5:22-23. Iyo umuntu akirijwe atangira kugira urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana no kugira neza. Iyo umuntu akirijwe atangira kugira urukundo, kandi urukundo tubivuze ntabwo urukundo ari ugusura abarwayi kwa muganga. Iyo ni imirimo. Hari abantu babyitiranya, bakabyitiranya n'urukundo. Muzasome Bibiliya neza mumenye urukundo icyo ruvuze. Ntabwo ari ugusura abarwayi kwa muganga, ntabwo ari ugufasha abakene. Iyo ni imirimo muba mukora. Ariko imbuto z'urukundo, icyambere ngo zirihangana. Niba unaniwe kwihangana, ukaba ugira abantu utihanganira, ukaba ubura ibintu, hakagira ibintu bikunanira kwihanganira, menye ngo uri gutakaza urukundo. Rubabarira byose. Niba utababarira nta rukundo ufite. Ariko dufite abantu babipima bitwaje imirimo bakora, bakavuga ngo ubwo ni urukundo. Nta rukundo rurimo. Urukundo rubabarira byose. Ukora imirimo ariko wanze kubabarira, nta rukundo ufite. Rukundo rwizera byose. Imana ishimwe. Bayibiri avuga ngo kandi hahigwa uwizeye ko ibyo yabwiwe n'umwami Imana byose bizasohora. Imana ishimwe. Imana ibahe kugira urukundo mu izina rya Yesu. Icya kabiri, ibyishimo. Kimwe mu bintu biranga umuntu wakiye agakiza ni ibyishimo. Yaba ababaye, yaba yishimye, iyi mbuto y'ibyishimo ihora muri we. Imana ishimwe. Amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero, ntarondoreka. Kimwe mu bintu bigaragaza umuntu wakiye agakiza ni ukugira amahoro mu ntambara. Aho abandi baburiye amahoro, imitima yenda kubavamo, akaba afite amahoro, akaba afite umutima utuje. Imana ishimwe. Icyo ni ikintu cyihariye ku bantu bakiriye Kristo Yesu. Ku bantu bafite agakiza ni ikintu cy'umwihariko. Cya kabiri, kwihangana, twabivuze, no kugira neza. Icyitonderwa, ibi ntibituruka ku mbaraga za muntu, bituruka ku mwuka wera ubikorera muri twebwe. Ibi byose tuvuze, iyo wakiye Yesu yaravuze muri Yohana 16, yaravuze ngo ikiruta ikibagirira umumaro ni uko ngenda, kuko ninagenda umufasha atazaza. Ngo kandi umufasha naza azatsinda ab'isi, abemeze, abayobore mu kuri kose. Imana ishimwe. Rero ibi byose tuvuze, iyo umuntu akirirwe ahabwa umufasha ari wo mwuka wera, akamushoboza gukora ibi byose. Imana iguha umwuka wera ugushoboza gukora ibi byose. Ariko umwuka wera natura ahanduye, atura hejejwe. Imana ishimwe. Abantu batangira kuba n'impinduka, bakavuga bati uyu muntu yarahindutse pe. Iyo umuntu yakiye agakiza, ntabwo ari wowe witangira ubuhamya uvuga ngo narakirirwe. Hoya, mbere y'uko uvuga ko wakirirwe, abantu babona ko weho wakiye agakiza. Abantu babona impinduka zidasanzwe muri wowe, kuko nuko ubonye mu muhanda uri kugenda akubonamo impinduka zidasanzwe. Batangira kukwita amazina, bavuga ni diyakoni, pasiteri, umuririmbyi runaka. Bagatangira kukubona mu mashusho adasanzwe. Kubera iki? Hari umuntu urimo imbere. Imana ishimwe. Hari uwo wakiriye, arakuvugira mbere y'uko uvuga, agutangira ubuhamya mbere y'uko ubutanga. Iyo umuntu yakiriye Kristo Yesu,
Imana ishimwe. Agakiza dusigaranye mwa kino gihe ni agakiza ko kwiperezanta, ko kuvuga ko dukijwe. Nyamara wamara kwiperezanta abantu hirya bakagusanga uri mu byaha, kandi mu kanya wavuze ko ukirijwe. Imana idufashe, Imana itugirire neza, Imana yongere tugarukaho, iduha agakiza gakwiriye, agakiza katari ako ku munwa, agakiza batigwa bavuga, ahubwo agakiza kagaragarira n'abantu. Imana ihimbazwe. Abafilipi ibice 4 umurongo wa 7. Amahoro yo mu mutima twabivuze, ariko reka dusome Abafilipi ibice 4 umurongo wa 7. Tagira ngo wenda nibyo tuvuga nta shingiro biba bifite ishingiro, bifite naho byanditse. Haranditse ngo nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Amena, amena. Imana ishimwe. Uwo ni Pawulo wabyandikiye Abafilipi. Imana ishimwe. Nubwo ubuzima bugoye, uba ufite amahoro. Nugira ubwoba nk'ubwa mbere, ubwoba burashira, ahari ubwoba hakaza umunezero. Wumva ufite ibyiringiro. Amahoro y'Imana aruta ibintu byose byo mu isi. Amahoro Yesu atanga aruta ibintu byose byo mu isi. Guhinduka mu bikorwa byakozwe n'intumwa ibice 3 umurongo wa 19. Iyo umuntu akijijwe, iyo umuntu yakiye agakiza, areka inzira mbi, nasubira muri za nzira, n'inshuti zirahinduka, atangira gukora ibyo gukiranuka. Uwajyaga mu bikorwa bibi arabireka, atangira ubuzima bushya. Ntushobora gukizwa ngo ukomeze uko waruri. Haleluya. Ntushobora gukizwa ngo ukomeze uko waruri. Haboneka impinduka, haboneka canje muri wowe, ku buryo n'abantu babikubonaho nk'uko twakomeje kubivuga. Haleluya. Ntushobora gukizwa ngo ukomeze uko waruri. Oya. Iyo ukijijwe uri igisambo, ubusambo Yesu abugukuraho. Iyo ukijijwe uri umunywi w'inzoga, inzoga Yesu abigukura. Iyo ukijijwe uri umunyamagambo, Yesu abigukuraho. Iyo ukijijwe ukora ibyaha bitandukanye, iyo ukijijwe iwanyu babandwa, Yesu agutandukanya nabyo. Haboneka impinduka, ku buryo ndabyibuka ijambo ry'Imana. Imana ishimwe ngo hari uwacu wakirirwe ngo ajya gusenyera iby'iwabo mu nzu, arabisenyera. Abacamanza ibice 6 umurongo wa 25. Hari inkuru za Gideyoni. Haranditse ngo nuko nijoro ry'uwo munsi Uwiteka aramubwira ati enda imfizi ya so ntoya, wenda n'indi ya kabiri imaze imyaka 7, maze usandaze igicaniro so yubakiye Bali, uteme Ashera iri hafi yacyo, maze ubakire Uwiteka Imana yawe igicaniro ku kanunga kubatsweho igihome, ubyitondeye. Kandi wende imfizi ya kabiri uyitambeho igitambo cyoswa, ucyosheshe inkwi za Shera, uri buteme. Imana ishimwe. Uyu ni Gideyoni amaze guhura n'Imana.
impinduka za mbere yagize ni izo gusenya ibiri iwabo n'iwabo babona impinduka zitandukanye n'abari bari barubakiye. Nawe niba warakiye agakiza, birakwiye ko abantu babona impinduka, haba muri famiye yawe, haba mu nshuti zawe, haba ku kazi aho ukora. Birakwiye ko abantu babona Imana usenga, birakwiye ko abantu bamenya Kristo wakiriye, birakwiye ko abantu bamenya umwuka wera ugukoreramo, birakwiye ko abantu babona ibidasanzwe muri wowe. Imana ishimwe, Gideyoni amaze kwakira imbaraga z'umwuka wera, amaze guhura na marayika, aramubwira ati ariko iwanyu hari ikibazo, dore mwubakiye Bali kandi ntabwo twakorana, ntabwo byakunda. Nshuti y'umusaraba, haleluya, Imana ishimwe. Igihe cyari kigeze kugira ngo abantu basarure imbuto z'agakiza ziguturukamo. Igihe cyari kigeze kugira ngo abantu bakira agakiza biturutse kuri wowe. Igihe cyari kigeze kugira ngo abantu bamenye Yesu biturutse kuri wowe. Imana ihimbazwe, haleluya. Iyo ukijijwe ushaka kubwira abandi Yesu, iyo ukijijwe mu kanwa kawe wumva ufite ishyaka. Niyo utamenya gushyomoka, niyo utamenya kuvuga nk'uko abandi bavuga, niyo utaba warize nk'uko abandi bize, ariko iyo ukijijwe warakiye umwami Yesu, ushaka kubwira abandi Yesu, uhamya ibyo Yesu yagukoreye. Abantu batinya guhamya imirimo y'Imana kandi bakatubwira ko bakiye Yesu. Yesu muba mutarahura. Reka nguhe urugero rwa mbere. Hari umusamariyakazi yahuye na Yesu, yari umusambanyi, ariko umunsi yahuye na Yesu yasubiye mu mudugudu ababwira ati yemwe, hari umuntu duhuye kandi ambwiye ibyo nakoze byose. Atangira kurondora inkuru n'ibyo yabagamo arabibabwira, abwira abaturanyi. Iyo umuntu yahuye na Yesu nagira isoni zo gusenyera Satani, zo guhamya ibyo yakoraga. Niba ari umusambanyi arabyatura, niba ari umusinzi arabyatura, niba yararogaga arabyatura, agasenyera Satani ku mugaragaro. Imana ishimwe. Ariko dufite abantu batinya kuvuga ko bari abarozi, batinya kuvuga ko bari abasinzi, batinya kuvuga ko bari abasambanyi. Usenyera Satani ku mugaragaro. Iyo wakiye Yesu, uvuga mu bandi ibyo yagukoreye, ibyo wakijijwe, ibyo yagukirije, ugenda ubyatura mu bandi, ugenda ubivuga. Imana ishimwe, haleluya, Imana ihimbazwe.